Padiri Thomas Nahimana umukuru w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda rikorera hanze y'igihugu aravuga ko we n'abagenzi be batatu bazagera i Kigali ejo nyuma saa sita gutangiza imirimo y'iryo shyaka mu Rwanda. Muri gahunda y'iryo shyaka harimo kuryandikisha no kujya mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka utaha. Atahutse mu Rwanda mu gihe ibitangazamakuru bimwe byo muri icyo gihugu bimushinja kunyuza ku rubuga leprophete.fr yashinze ibitekerezo biba amacakubiri no guhakana jenoside. Ibyo ariko arabihakana. Sena Gakwaya yavuganye na Padiri Thomas Nahimana ari ku kibuga cy'indege yitegura kuri indege atangira mubaza aho bajyanye. Ubundi twari dufite ikipe nini rwose yagomba kugenda ariko twabonye tutagenda twese kuko hari imirimo igomba gusigara hano kuko twagennye ikipe ya mbere igomba kugenda kugira ngo tubanze turebe nuko twakirwa dutangize imirimo n'abandi bazadusange ariko nibura turagera i Kigali turi bane. Wavuye mu Rwanda ngira ngo mu 2005 uvuga yuko umutekano wawe utameze neza, wiyemeje gusubira mu Rwanda nyuma y'imyaka 11. Niki cyahindutse muri imyaka 11 ku buryo wumva yuko utagifite ubwoba ku mutekano wawe? Hahindutse ikintu gikomeye. Icyo gihe narebaga umutekano wanjye ku giti cyanjye, ariko hagati aho ngaho nafashe umwanya wo gutekereza, mfata umwanya wo kwihugura no kwiga, ndetse mfata umwanya wo gufata icyemezo cyuko ngiye gufatanya n'abandi kugira ngo ibyo bibazo bitwirukansa bituvana mu gihugu, ibyo bibazo bitera ubuhungiro bikurweho kubera ibikorwa bya politiki nziza twajyana muri kino gihugu. Niyo mpamvu hashinzwe ishyaka rya politiki nkaritorerwa kuriyobora, ndetse bagenzi banjye muri kongere bakanantorera kuzarihagararira mu matora ataha y'umukuru w'igihugu. Ari nacyo gahunda iri imbere ubu ngubu kugira ngo iryo shyaka tubashe kuryandikisha, tubashe kuziyamamaza mu mwaka utaha ndetse no mu matora y'intumwa za rubanda mu mwaka uzakurikiraho. Inyandiko yasohowe ku gihe.com kuri uyu munsi wo kugaruka mu Rwanda kwawe iravuga yuko ku rubuga rwa internet watangije leprophete ari umuyoboro w'icengezamatwara ry'urwango, ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi. Tugendeye kuri aya magambo, urwo rubuga washinze birushobora gutuma ufatwa ukaba wanahanwa ugeze mu Rwanda? Ngira ngo ubwo bose bavuga ibyo ngibyo, nanjye ngiye kureba ko ubwo buryo bwo kureka abantu ngo bavuge ibyo batekereza bwemewe. Urubuga twashinze rwitwa Umuhanuzi ni ikinyamakuru nk'ibindi, gifite charite yayikigenga. No kuvuga ngo umuntu wanditse inkuru ashobora kubazwa ibyo yanditse. Niba ubutabera burebye bugasanga hari icyaha kiri mu nkuru runaka, ntabwo ari njye baba babujije gukurikirana icyo cyaha. Bajye bareka gushaka gucecekesha abandi mu mayeri ngo babuze abandi kuvuga icyo batekereza. Si inyandiko gusa, igihe.com iravuga ko n'imvugo uvuga iyo uri uganira n'ibitangazamakuru nayo nyine igendera muri urwo rwego. Hari igihe ni ikinyamakuru cyane ubundi. Niba guverinoma y'u Rwanda n'ibinyamakuru byayo ari ryo nzira binyuramo ngo bicecekeshe abandi, icyo nicyo gituma tuba muri opposition, nicyo gituma tuzamurijwe kugira ngo twumvikane. Nta mutima w'urwango mbamo, nta mutima wo guhakana jenoside cyangwa wo kwipfobya wigeze umbaho. Akandi icyo tubasaba atari ukuducira imanza baricyo, niba hari ikibazo cy'ubutabera ubutabera buzabijyemo bubidusobanurire, nta kibazo aho, ntabwo batwafite. Niba tureke dutanga ibitekerezo byabo, abaturage batubwire ko babyumva, bareke iterabwoba. Iyo mba umunyacyaha nkaba nzi ko mfite ibyaha bikomeye, abandi barahunga u Rwanda ngiye kurusubiramo, bafunguye igihugu abanyarwanda bashaka gutaba dagataha. Ese ubu ko bari kubivuga nkiri hanze, so kugira ngo bambuze uburyo ndatashye. Ari n'uwanditse kuri Twitter ye avuga ngo arashimira Ubufaransa ko bugutanze. Nawe Tom Ndahiro turaziranye azaze kundeba tuganire. Ubwo Bufaransa buntanze se ndizanye, nareke kujijisha, ndizanye ku mugaragaro. Niba ubutabera bwumva ari ibyaha bunkurikiranaho buzabingurikiraneho mu buryo buciye mu muco. Icyo dusaba ni ikintu, ntabwo muzi amategeko kubahiriza, ariko niko nta cyambite rero. Mu Rwanda abanyamategeko bunganira umuryango wa Rwigara Assinapol basaba sentare y'intango ya Nyarugenge guca umuhesha w'amasentare indishi zingana n'amafaranga y'u Rwanda imiliyoni 200. Basigura ko icamunara yakoresheje giciye kubiri n'amategeko. Umumenyesha makuru Eric Bagirubusa yarakwirikiye urubanza muri sentare y'intango ya Nyarugenge Kigali. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabanje kumubaza aho abo banyamategeko bahera mu kuvuga ko icamunara giciye kubiri n'amategeko. Nibyo Thomas, hari inenge zagaragaye muri cyamunara abunganira Madame Adeline Rwigara
basobanuriye urukiko. Gashabana yavuze ko icyemezo kirangiza urubanza cyafashwe hagati ya Cogebanque na PTC Limited kitujuje ibisabwa n'amategeko. Ikindi avuga ko irangiza rubanza umuhesha w'inkiko yazanye undi muntu utarigeze aba umuburanyi muri urubanza ariwe Equity Bank. Yisunze ingingo z'amategeko, Gatera Gashabana yavuze ko urubanza ruba itegeko hagati y'abantu baburanye. Yavuze ko ku ruhande baburana bavuga ko Cogebanque yegukanywe na Equity Bank bitawe uburenganzira bwo kurangiza urubanza rwarangijwe n'undi muntu bita Equity Bank. Abunganira Adeline Rwigara bavuga ko iyi nenge bayimenyesheje umuhesha w'inkiko Habimana Vedaste, ahitamo kwinumira aricecekera, ntiyasubiza kubera ko yari afite icyo bise umugambi mubisha wo guteza cyamunara umutungo kwa Rwigara. Bavuga ko cyamunara ikozwe muri ubwo buryo itahabwa agaciro. Ku kijyanye no kumenyesha igena agaciro, abunganira umugore wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara yasize bavuga ko ukora igena agaciro abanza gukora inyandiko mvugo yifatira. Basobanura ko iyo hamaze gukorwa iyo nyandiko mvugo yifatira aribwo haba imihango ijyanye n'igena agaciro. Nyamara nta raporo y'igena agaciro yigeze imenyeshwa Mukangemanyi. Eric, kuri izo ngingo z'uko cyamunara yakozwe hari icyo urukiko rwasobanuje ku buryo mbese abunganira umutegarugori Mukangemanyi bamenye cyamunara? Thomas, niko byagenze. Umunyamategeko Gashabana yasubije umucamanza ko babimenye babikesha abo bunganira. Yavuze ko mu kumenyesha cyamunara kompanyi imenyesherezwa ku cyicaro cyayo byananirana hakamenyeshwa abayobozi bayo, bitaba ibyo hakamenyeshwa abayihagarariye, ni ukuvuga n'ubundi niba abayobozi bayo ahantu hatazwi nk'uko biteganywa n'amategeko. Maître Gashabana avuga ko ibyo byose bitigeze bibaho. Yabwiye urukiko ko umuhesha w'inkiko Habimana yiyambaje mugenzi we w'umuhesha w'inkiko, bica amategeko. Bavuga ko bagiye kwa Rwigara bavugisha uwitwa Gaspari Twaje Amahoro. Ijwi rya Amerika yaje kumenya amakuru ko uwo ari umukozi wo mu rugo kwa Rwigara. Muri raporo Habimana yatanze avuga ko Twaje Amahoro yayishyikirije Rugwiro Arioste Rwigara nk'umuyobozi wa PTC Limited, akongeraho ko Rugwiro yanze kuyakira. Abanyamategeko bo kwa Rwigara bakavuga ko nta cyamunara yashobokaga kubera ko Adeline Rwigara atari mu Rwanda. Bavuga ko iyo cyamunara yagaragayemo ikibazo gikomeye kuko hapiganwe umuntu umwe kandi haba hagomba gupiganwa abantu batandukanye. Bakabishingiraho basaba ko cyamunara yateshwa agaciro. Banasabye ko umuhesha w'inkiko yacibwa indishyi z'akababaro kuko yashoye mu manza umuryango wo kwa Rwigara. Iyo ndishyi y'akababaro ikaba ihwanye na miliyoni 20 z'amafaranga, ariko hakaniyongeraho n'igihembo cy'abavoka kingana na miliyoni 5. None se Eric, ku ruhande rw'abunganira umuhesha w'inkiko ibyo babyumvise barabyakira, byagenze bite? Oya Thomas, reka tubwire abadukurikiye ko umunyamategeko Emmanuel Abijuru wunganira umuhesha w'inkiko Habimana yavuze ko uruhande bahanganye muri rubanza rudasobanura imihango ibaho iyo amasosiyete y'ubucuruzi yikomatanije ku muhango wifatira utarakozwe. Umuwunganira Habimana avuga ko bagaragaje ko bitari ngombwa kuko hari amasezerano Cogebanque yazunguwe na Equity Bank yari yaragiranye na PTC Limited. Avuga ko muri ayo masezerano y'inguzanyo Mukangemanyi yarimo nk'umwishingizi. Asobanura ko mu ngwate batanze harimo umutungo watejwe mu cyamunara wari umutungo bwite wa Rwigara n'umugore we yasize, ari nacyo cyatumye baza muri ayo masezerano. Hanyuma nanone uwo munyamategeko yavuze ko ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2024 Habimana yandikiye abo kwa Rwigara abasaba kwishyura umwenda mu gihe kitarenze iminsi 15, bitaba ibyo umutungo wabo gatezwa mu cyamunara. Yavuze ko hatari kuba umuhango w'ifatira kandi ibyangombwa by'umutungo byari byaratanzweho ingwate. Yavuze ko inyandiko bahaye umuryango wo kwa Rwigara ikabonwa n'umwana wabo Rugwiro yagombaga kwishyikiriza nyina. Yabwiye urukiko ko aba yatarayimushyikirije yaba ari imicungire mibi ku bagize umuryango. Ku ngingo yo kuba Mukangemanyi atari mu Rwanda, umuwunganira Habimana avuga ko bitaba byumvikana ko byaba bivuze ko nta gikorwa cyamureba ko yaba adahari.
Amahoro kuri mwese mudukurikiye ku rubuga rwacu rwa YouTube, mbahaye ikaze mwese. Ngiye kubagezaho urwandiko rukomeye cyane Munyakazi Sadate yandikiye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Diane Rwigara ubwo yatangazaga ko agiye kuyobora u Rwanda muri iyi manda y'imyaka 5 iteganyijwe muri uku kwa karindwi ku itariki ya 15. Munyakazi Sadate yarateruye urwandiko agira ati: uraho neza Diane, ibukoze cyangwa uteganya gukora n'uburenganzira bwawe nk'umunyarwanda ufite ubushake bwo kuyobora igihugu cyacu. Ibi kandi ni ikimenyetso simusiga ku Rwanda ruyobowe na muzehe wacu ari igihugu kigendera kuri demokarasi, kikubahiriza uburenganzira bwa buri wese. Inzira utangaje ko utangiye uzayigendemo neza, urinda igihango cy'abanyarwanda, ubumwe, wubahiriza amategeko kandi uharanira u Rwanda rwuje kandi rutekanye. Ubundi umuntu ushaka umwanya nk'uyu hari byinshi aba agomba kuba yararenze, muri byo harimo no gutsinda amarangamutima n'urwango. Nizere ko ariko bimeze. Madame Shima Rwigara, muri uru rugendo nahisemo umukandida umbereye, ibi ntawe ubishidikanyaho na gato, ariko rwose zimwe mu nkingi zacu harimo demokarasi. Ngwino rero tuzaguha isomo rya demokarasi, nutsindwa uzemere kandi ushima Imana n'abanyarwanda. Ngaho rero kubaguza hatana kandi ugerageze. Sadate Munyakazi, inshuti y'urubyiruko. Ni urwandiko rwazamuye amarangamutima y'abanyarwanda benshi cyane, aho ubwo yarushyiraga kuri Twitter rwakurikiwe n'ibitekerezo byinshi cyane. Bimwe amasomere bimwe muri byo. Witwa Future yagize ati: kandi kuva nakumenya nibwo bwa mbere uvuze ijambo rizima. Abwira Sadate. Uyu ntiyazuyaje yamusubije ati: ubwo nibwo ugize ubwenge. Witwa Mugenzi Felix we yagize ati: ntaze ari we n'umutima we, apana gukoreshwa na gashakabuhake babuze aho bamenera ngo baducemo ibice. Naza hatane, natsindwa zemere kandi yicare yige. Undi yagize ati: nanjye ubu namaze guhitamo dadi wacu, dadi w'u Rwanda, inshuti yacu. Uruhare rwa mbere rw'urubyiruko ni ukumenya kwihitiramo umuyobozi ukwiye u Rwanda kandi ubereye urubyiruko. Urubyiruko rw'u Rwanda ruzi neza inshuti yarwo irubereye kandi ruyikomereyeho. Undi yagize ati: ni nko gufata timu iri second division mu Rwanda ukayikinisha na Arsenal cyangwa se Real Madrid. Nahanyanyaze. Uyu yagize ati: ibintu uvuze harimo message, uko warangije gutora kandi capacité intellectuelle ye wiyibazaho, kuko byaragaragaye ko amashuri menshi atari yategeka, hategeka ubumuntu no gushyira mu gaciro n'urukundo rwo gukunda igihugu. Undi yagize ati: njye ndiwe sinakwirirwa niyamamaza, simbona impamvu yo kurwana urugamba ubizi neza kuzatsindwa, ariko ni demokarasi, good luck. Undi yagize ati: unshubije neza mu bwenge n'ikinyabupfura Sadate nshuti. Umurongo ntarengwa ubumwe bw'abanyarwanda, ndangagaciro ziruta ibitekerezo ndetse ibigwi b'ibiturufu. Undi yagize ati: erega ariko ashobora no gutsinda. Amatora ni nka match, ubimenye ifirimbi ya nyuma ivuze uwatsinze n'uwatsinzwe. Icyakora Prince de l'Unité Rwandaise est numéro 1. Uyu yanditse ati: inshuti y'urubyiruko, utanze inama nziza. We yabwiraga Sadate. Undi witwa Wilson we yagize ati: nibyo koko Sadate Munyakazi,
umukuru w'igihugu cyangwa umuntu ushaka uwo mwanya agomba kuba nta marangamutima urwango bimuranga. Mumusubije neza bwana Sadat kandi message yumvikanye. Uyu kansome ino ya nyuma yagize ati umugiriye inama kandi ni ubwa mbere rwose ndabikunze. Yes, ni ubutumwa ni urwandiko rwakurikiwe n'ibitekerezo byinshi cyane by'abanyarwanda byagaragaraho bashimira Sadat bagize ati uramuhwituye ndetse umubwiye ibintu by'ingirakamaro. Mukomeze mukurikire ano magambo ya Diane Shima Rwigara. Turakomezanya n'andi makuru agiye atandukanye cyane cyane twibanda ku matora dutegereje muri uku kwa karindwi ku itariki ya 14 ku ba diaspora ndetse na 15 ku bari hagati mu gihugu. Mugire ibihe byiza, ndakomeza amakurikiranire byose uko bimeze. Bose bazajya gutanga kandidatire kuri NEC, dore ko hamaje kwigaragaza abageze ku 8. Muri abo 8 harimo Diane Rwigara. Ku ikubitiro hajeho President Paul Kagame wamaje no gutanga kandidatire ye, hakaza Sekikubo Fred ndetse n'umwarimu waturutse i Nyabihu n'abandi bagiye batandukanye. Of course harimo na Green Party iyobowe na Dr Frank Habineza ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Byose turakomeza tubibakurikiranire 5 kuri 5.